Ishu rero tujya kurebera hamwe uburyo bategura ishu. Ni ukuvuga ko twamaze kuyikata tuyishyira mu mavuta, duhita tumanuriramo seleri n'ibitunguru. Kubikata byo ni ibisanzwe kandi tuzi neza ko n'ubundi uhita ushyira mu mavuta. Icyo twashyizemo ni ibitunguru, twashyizemo na seleri. Ikindi tugiye gukurikizaho tugiye gushyiramo beterave. Hari abakunzi bacu batubwiye ngo tuzabereke uburyo bategura ishu, ngo kubera ko abenshi bazi ko bashyira mu bishyimbo cyangwa se bakayishyira nko mu bindi biryo, mu gitoki, ariko hari n'ukuntu dutegura ishu yonyine kandi igasa neza. Ubu ngubu twamaze kuyikata duhita tuyishyira mu mavuta. Icyo twakoze gusa nuko twashyizemo seleri, dushyiramo n'ibitunguru. Ubu rero ikindi tugiye gushyiramo beterave. Hari abashyiramo sorwatomu, hari abashyiramo inyanya, ariko iyo udafite ibyo byose ushyiramo beterave, kubera ko beterave no ku isoko ntabwo ihenze. Beterave ntabwo ihenze pe, n'iya makeya urayibona. Ubu rero twebwe natwe twahisemo gukoresha beterave kugira ngo twereke inshuti zacu ko beterave nayo ikora mu mboga, ikora mu biryo, kubera ko abantu bazi yuko ikora muri ji, bayikoresha ji gusa, ariko burya beterave bayikoresha no mu biryo, barayiteka. Beterave igira intungamubiri zitandukanye. Iyo utayikozemo ji uyiteka mu biryo kandi bigasa neza cyane. Niyo udafite inyanya, ubu ni uburyo bworoheje cyane buri umwe wese ashobora gukora butamuhenze, uburyo butamuhenze kandi ukarya neza. Ukishyiriramo beterave, ubundi ibiryo byawe rwose, ifunguro ryawe rigasa neza kandi rikanaryoha. Bihita bisa neza ukagira ngo ushyizemo sorwatomu cyangwa se sositomate cyangwa inyanya. Iyo wayitetse neza igashya, rero beterave igenda ihindura nyine irangi. Reka tubyite irangi kugira ngo abantu bose babashe kumenya ni ibiki. Beterave igenda ihindura irangi, ibiryo bigasa neza. Ishu yacu urabona ko rwose irimo iranahumura. Rero ku bantu batayegereye, irimo irahumura cyane, biragaragara ko iri bube iryoshye kubera seleri twashyizemo n'ibitunguru. Tugiye gushyiramo na tungurusumu. Na tungurusumu rwose, na tungurusumu ni nziza. Tungurusumu buriya nayo ifite akamaro gakomeye cyane cyane, rwose iradufasha mu buzima bwacu no ku mubiri wacu, ibintu bikagenda neza. Rero tungurusumu iyo ushatse urayirapa, ukoresha rape. Ubu ngewe nashatse gukoresha icyuma kugira ngo abantu bose ntabwo ariko baba bafite rape. Nahisemo gukoresha icyuma kugira ngo buri muntu wese yisange mu buryo bwo kuba yabasha guteka ishu ye adakoresheje udukoresho atabasha kubona hirya no hino. Akantu koroheje, ugakoresha icyuma, wifitiye imbabura, udafite kwiziniyeri, udafite gaze, ugahita ukoresha imbabura kandi ibintu bikagenda neza. Sibyo, twakoresheje uburyo bworoshye kugira ngo buri umwe wese yisange ku mirire myiza, mu gutegura ifunguro ryiza kandi rinoze kandi riryoshye, bishobora kudufasha rwose. Urabona ko ishu, kandi ishu ntabwo bayiteka ngo ishye neza ngo ishye. Ubundi imboga mu buryo ubwoko bw'imboga bitewe n'ibyo ari byo, hari imboga bateka ntizigombe gushya cyane, kuko iyo zahiye cyane nanone buriya ntabwo ziba ziryoshye, zihita zimera nk'amazi. Twebwe rero ishu yacu ubu yahiye, turashoje, tugiye kurya. Aha ngaha tugarukirije ko iyo uyitetse igashya cyane n'intungamubiri ziba zashizeho, ariko aha ngaha uba ugomba kuyiteka ikamera gutya ku buryo uyirya ukumva ko rwose ifite icyanga.
Bakunzi bacu rero ubu turashoje turahishije, tugiye kurya, tuzagaruka tubereka ibindi. Murakoze.